Mwe mudukurikiye turi kumwe n'umuvandimwe ibumoso bwanjye witwa Isa, nagira ngo nawe tusangire muri iki kiganiro. Bivugwa ko habaho tombora ya green card. Kugira ngo ukore iyo tombora hasabwa iki? Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kumenya abadukurikiye. Iyo tombora sikorwa gute? Sibyo? Iyo tombora ikorwa ryari? Ese hari umuntu, hari amafaranga bisaba kugira ngo ukore iyo tombora? Kibazo cya mbere mwe mwambajije, kugira ngo ukore tombora hasabwa iki? Iyo tombora ya green card. Naam, tombora green card kugira ngo ibeho, icya mbere hagomba kuba igihe cyayo cyageze. No kuvuga ngo yinjira mu kwezi kwa 10. Mu cyumweru cya mbere nk'uko umuvandimwe yabisobanuye. Mu kwezi kwa mbere, mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 10 nibwo urubuga rwo gukina cyangwa se urubuga rwo kwa applyinga nibwo rufungurwa. Nibwo umurongo ufungurwa abantu bagatangira kwa applyinga. Ibisabwa rero, ibisabwa umuvandimwe yari yasobanuye ku byerekeranye na passport mu rugendo rw'inzira. Naam, n'urwandiko rw'abajya mu mahanga cyangwa urugendo rw'inzira. Ni ukuvuga ngo abagenda rero muri mu gukora iyo application ya green card, basabwa kuba bafite passport. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika, abantu bazakora application uyu mwaka utaha, ubwo n'uyu nguyu turi 2022 mu kwezi kwa 10, bo ntabwo bazigera bababaza passport Congress yayivanyeho, yabyize yisanga igomba kuyikuraho kubera ko rimwe na rimwe hari abantu batazi n'agaciro ka passport. Hari passport n'ibihugu zihenze kuzibonera ubushobozi bigoye. Hari n'abandi babona passport mu buryo bugoye, hari ibihugu bitanatanga passport. Ubwo rero leta z'ubumwe za Amerika, Congress yabo shaka kuba yaricaye ikabitekerezaho, kavuga ati reka tworohereza abantu mu buryo bwo kuza muri Amerika, tuvaneho gahunda ya passport. Bivuga ngo uyu mwaka abazapplyinga bose si ngombwa kuba bafite passport. Abazapplyinga uyu mwaka nta passport bazasabwa. Mwe mudukurikiye rero murumva yuko uyu mwaka mufite amahirwe yo kwapplyinga, kabari nubwo mwa mudafite passport mushobora kwapplyinga musaba green card. Reka komereze aho yaragereje. Naam, icyo rero cyari cya mbere, yari inzitizi ya mbere yanagoraga n'abantu benshi, ariko kubw'amahirwe Imana yaradufashije abantu batazifite. Bungubu umwaka uta abantu batazifite rwose bafite amahirwe yo kuzakora application na passport babajije. Icyo cyari icya mbere, ariko urumva ko cyavuyeho. Icya kabiri ni ukuba wujuje imyaka 18. Umuntu wujuje imyaka 18 nawe ni kimwe mu bisabwa kugira ngo ashobore kuba yakwapplyinga green card. Kuba atari umusirikare, kuko abasirikare bashobora kwapplyinga ariko ntago yabona visa kubera ko abakiri mu butumwa bw'igihugu cyangwa se abakiri gukorera igihugu, kandi ntago umusirikare yati akazi k'igihugu ngagende. Keretse yaramajije kurangiza akazi ke, ibyo bita kuritayaringa, naam, nibwo ashobora kuba yakwapplyinga. Ariko mu gihe akiri umusirikare yakwapplyinga yego, ariko bamufashe nta kintu byamumarira. Ikindi gisabwa ni ukuba ufite ifoto. Hari ifoto ikorwa iri ifite size za American size ku byerekeranye n'amafoto. Iyo foto rero hari ibipimo igomba kuba ifite, ntago ari ifoto ibonetse yose, kandi iyo foto ikaba itarengeje amezi 6, ikaba ifite background y'umweru. Ndumva iyo ni ifoto abantu benshi batamenyereye gukina green card, ntago bapfa kuyimenya. Hari inzobere zizi gukora iyo foto mu buryo bwa nyabwo leta z'ubumwe za Amerika isaba kugira ngo umuntu abashe gukina green card. Ikindi ni ukuba uzi imyirondoro yawe yose, kandi iyo uri ingaragu ni imyirondoro yawe gusa bakubaza, bakanakubaza iyo foto, nta kindi. Iyo uri mariye, ugomba kuzana n'umuryango wawe, niba ufite abana, niba ufite umudamu, kuko nabo ya foto barayikenera, ndetse n'imyirondoro nayo barayikenera. Ndumva ari ibyo ngibyo by'ingenzi. Ikindi ni ukuba ufite internet, of course, kuko ntago wabikora udafite internet. Bibaye byiza wabyikorera
ariko ubaye utanabizi bakagufasha mu buryo bwo kubikora. None uri ingaragu, ikibazo kindi none uri ingaragu ariko ufite abavandimwe, ufite barumuna bawe, ufite bashiki bawe, ese byakwemerwa ko nabo wabajyana? Ufite n'ababyeyi? Ntago byakunda. Ntago byakunda. Umubyeyi bashobora kujyana umwana utarengeje imyaka 10, uri munsi y'imyaka 18, uri munsi y'imyaka 21. No kuvuga ngo utsinze green card ufite umwana utari wagira imyaka 20, uri munsi y'imyaka 21, uwo nguwo wemerewe kuzamujyana. Ariko ntago bivuze ngo nje mfite umuvandimwe wanjye, ntago bikunda. Ikindi yenda iyo wadopse umwana, iyo ufite umwana wadopse nabyo birashoboka ko ushobora kuba wamujyana, ariko ufite ibi bigaragaza kuko uwo mwana wamwadopse mu buryo bwemewe n'amategeko, uwo mwana ari umwana wawe. Bivuge ngo ntabwo ushobora kwaka icyangombwa cya green card utwara abana bafite imyaka irenze 21. Ufite imyaka 21 ntago bishoboka. Azisabire nawe aba afite uburenganzira bwo kuba yakwapplyinga green card yiwe, biremewe. Nguko rero abadukurikiye mumaze kubyumva kandi musobanukiwe, nuko abapplyinze umwaka ushize basaba kadi ya green card, ibisubizo bizaza muri kwezi kwa gatanu. Amatariki ni 7, tariki 7. Ubwo rero mushonje muhishiwe. Iki nanone ibisobanuro bya green card ni byinshi. Namwe tukiri aho ngaho ku itariki 7, itariki 7 niyo tariki yagiye igenderwaho mu myaka myinshi yagiye itambuka. Mu by'ukuri nabo niko bakubwira iyo bagwaye icyo bita confirmation number, ari nayo nicyo kintu ugomba kubika neza, kuko iyo yibuze iyo confirmation number baguhaye ntago wabona ahantu urebera ko watsinze cyangwa watsinzwe. Rero icyo mvuga ku itariki 7 mu 2020 abantu bari barakinnye green card, 2019 baje kubabiteye ipine kubera COVID-19, twese turabizi. Ubwo urumva akazi gashobora kuba urabara habaye guma mu rugo ahantu henshi. Natekereje ko ari impamvu zaguma mu rugo yabiteye akenda akazi kakaba gakeya, babiteye ipine. Ndumva byarasohotse muri 13 niba ntibeshya, nimba mbyibuka neza. Ntago byasohotse ku itariki 7 nk'ibisanzwe. Bivuga ngo abakinnye green card cyangwa se abapplyinze green card bahuye n'ibibazo biza bya COVID, bahuye n'ibibazo umwaka wabo wabereye impfabusa. Mu by'ukuri wabaye impfabusa ku bantu bamwe, ariko hari na visa zatanzwe. Ni ukuvuga ngo uru rugendo rwa green card mu 2019 turabitswe ari COVID yaje, abantu bari baratsinze 2019 batanze visa nkeya cyane, abandi barazibuze. Ariko hari ibyo bita kujya mu kujyana ibirego mu nkiko. Abantu bajyanye ibirego byabo mu nkiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bo hari visa babitse tutazi igihe zizatangirwa, ariko bo bafite icyizere ko bashobora kuzabona izo visa zabo mu gihe tutazi. N'aba 2021 nabo nibyo byabayeho, nabo batangiye gukorera abantu cyangwa se guha visa abantu. Umwaka nawo uri nkuragana ku musozo ku buryo batanze visa nkeya cyane pari raporo ya visa zagombwaga gutangwa, ariko nabo bakaba baragiye muri lawsuit cyangwa se baragiye mu birego byo mu nkiko. Ariko nabo hari utuviza dukenya babitse tugera muri 6,000, kandi 6,000 ku isi ni utuviza duke cyane. Uzayibona n'ubundi ni umunyamahirwe kurusha abandi. Mukira aho ngaho rero tukiraho kumenya umubare, ubundi hari umubare ntarengwa utangwa wa visa green card Amerika ifatiraho. Umubare wa visa ni 55,000. 55,000. Naam. Niwo mubare niwo mu itanga visa 55,000 ku isi yose buri mwaka. No kuvuga ngo buri mwaka bahereza abantu 55,000 visa. Naam. Reka twumve niba mugenzi wawe hari ubwunganizi runaka mbere yuko dusoza ikiganiro. Yes, yarabajije ku mubare wa visa zitangwa. Nkuko umuvandimwe wanjye yabivuze ni 55,000 bya visa zitangwa buri mwaka. 55,000. Ariko nubwo ari 55,000 abantu baba babaye selected cyangwa se abantu baba batoranyijwe, wenda reka duhere kuri ejo bundi tujya kureba result. So tujya kureba result za green card, wenda kugira ngo nze gusubiza kiriya kibazo nitonze, reka tunabanze tunarebe noneho result zo wazireba gute, noneho kugira tuze gusoreza kuri kiriya kibazo yarayize gute, kuri kiriya kibazo yarabajije. So nkuko nabibabwiye rero, uburyo bwo kureba result, uburyo wakoresheje ujya kwa applying ni nabwo buryo ukoresha ureba ibisubizo.
so iyo ugiye rero kwa applyinga urukumva ujya muri Google bisanzwe so ukandikamo dvprogram.state.gov ni ngo igihe utazabona iyo .gov uzamenye ko iyo website ugiye kwa applyingiraho iri ni scam ni igihuha nyine ni abantu batubura ni ngo ikizakubwira ko iyo website ari ukuri ni karakano .gov dvprogram.state.gov ni ngo iyo ngaho turi kuvuga ati igihe ugiye kwa applyinga you see ugomba kujya muri Google ukandikamo ayo magambo none iyo wanditsemo ayo magambo ni ngo ubu tuvugana ugiyemo ukayandikamo ntabwo iyo website ishobora gufunguka kubera iki ntabwo baratangaza igihe cyo kugira gute cyo kwa applying actually n'igihe cyo kwa applying ntikiragera ahubwo nicyo kureba ibisubizo ntabwo cyagera gute ntabwo kiragera sinini muri kunyuma ni ngo kugira ngo wandike ibyo bintu website ifunguke nuko already bigomba kuba hamaze gutangwa nukuvuga ngo nuko bigomba kuba ari tariki 7 ejo bundi mu kwa gatanu hatanzwe uburenganzira website bayize gute bayifunguye nibwo ushobora kujyamo ukandika ari amagambo ukahita ubona noneho igikurikira kugira ngo ubone ibisubizo so igikurikira kugira ubone ibisubizo rero ni ukwandika ari amagambo muri Google nyine bisanzwe kuko 7 zaba zageze ushobora kubireba kuri 7 ku 8 gusa iyo ubirebye mu minsi ya mbere connection ziba ari ikibazo abantu benshi bari kurwaniraho ushobora no kubireba bikanga kimwe nk'uko ugiye kwa applying nabwo ushobora kwa applying mu minsi ya mbere 2-3 bikanga kubera iki connection ariko nta kintu cyo kwihuta uba ufite niba utsinda uba watsinze niba utsindwa uba watsindwa nta cyabihindura ushobora no gutegereza iminsi runaka cy'umweru cyangwa iminsi 4 ukahita utangira utahita ujya kuri ya website washyiramo nyine ibikene bari ngiye kubabwira ibisubizo byawe bikaza so ino reka tuvuge ko byemeye ushyizemo dvprogram.state.gov wisubona noneho information ziba zikenewe kugira ngo ubone result zawe so haba hari utuntu tumeze nk'udutablo nibango ikintu cya mbere cyo gikenewe haba hariyo ikintu cyitwa last name izina ryawe rya nyuma nibango izina ryawe rya nyuma nimba uri kunkurikira uze kureba nimba wara apply za green card uze kureba ku kantu baguhaye cyangwa se ku kantu kasotse igihe wa apply green card habanze izina ryawe rya nyuma and then hagakurikiraho agakoma donc agakato sibyo akitso yes nibango ririya zina riri imbere y'akitso niryo ugomba gushyiramo kuri aho kantu ka mbere bari kuko barimo barakubaza last name ubwo turi kugira ngo turebe ibisubizo ubwo wowe uri kunkurikira nujya kureba ibisubizo nuko uzabireba nta kundi sibyo so ikintu cya kabiri bagusaba umwaka wavukiyeho uza kubireba neza kuri karakantu kawe wara applying yo biba biriho bagusaba umwaka wavukiyeho ijya gatatu bagusaba icyo bita confirmation number yawe hari abantu haragihe hari ukuntu uba warataye confirmation number kuyita nabwo hari uburyo kibundi yirebamo wenda tuzabafasha nimba wenda ufite ikibazo cy'uburyo wataye confirmation number yawe wazabyandika muri comment tukagusubiriza kuri comment nta kibazo uburyo wabonamo confirmation number yawe ariko kugira ngo ducunguze uburyo mwete turi kureba ibintu bitatu ushyira muri ya website mu gihe yamaze gufunguka kugira ngo urebe ibisubizo byawe nivuga ngo nta nwe na ngombwa kureba gutanga amafaranga ngo bakurebere ko watsize cyangwa watsinzwe sibyo ibyo bitatu cyaba ibintu ugiye gutanga wabikoresha ikintu we fata amayinite y'ijana cyangwa 200 ushyira muri telefone yawe ukoresha izo nzira turi kukubwira ibisubizo byawe uzabibona ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu bitatu maze kubishyiramo sibyo izina ryawe rya nyuma umwaka wavukiyeho na confirmation number yawe ako kanya igisubizo cyita kiza iyo watsinze bavuga ati your entry has not iyo watsinzwe iyo utatsinze bavuga ati your entry has not been selected sibyo ngo iyo bakubwira ati your entry has not been selected ubwo nyine ebana ubwo nta nuko kugerageza ubutaha sibyo ariko igisubizo cy'umuntu watsinze cyangwa ati your entry has been selected sibyo aho kajambo has been selected aho ngaho no ruzingiye tujye kwita tureba na case number kujya tuze gusoreza ku cya kibazo wambajije kugira ngo abantu bamenye case number niki ni ukuvuga ngo ukibona ko your entry has been selected ko abaye selected ngo uhita umanuka sibyo ngo munsi gato yaba handitse amagambo akubwira ati kuba ubaye selected ntibihagire cyangwa se ntabwo byemejwe yuko ubonye visa hari izindi process zigiye gukurikiraho mu gihe uzazikora neza bizatuma ugwa ku nsinzi ya visa cyangwa bizatuma ubona visa nivuga ngo kuba selected ntabwo bivuze yuko donc ubutsindiye green card hari kuba selected no kubona visa ni ibintu bitandukanye ushobora kuba selected ariko ukabura visa ari nacyo kibazo abanyarwanda dufite tuba selected turi benshi ariko
kubona visa bikaba ikibazo. Njye nakoze research guturuka muri 2009 kugeza muri 2020 usanga abanyarwanda baba selected ku bwinshi, sibyo? Ugasanga nko muri 2018 habaye selected abanyarwanda 1067. Urukumva abantu kurubangana ni abantu benshi, ariko nujya kureba abantu babonye visa ni abantu batarenze 500. Urukumva abantu babuze visa kurubangana hafi 570 bangaye. Ikibazo rero ni ukuvuga ngo biba byaratewe ahanini biterwa na bano bantu batwaplaye na bano bantu babaplayingira, sibyo? Aho ngo ndabisobanura mu buhe buryo ashobora kukwaplayingira nabi kuko afite ubumenyi bukeya kuri green card, cyangwa se akakwaplayingira nabi kuko yishakira amafaranga wowe ukava mu nzira, sibyo? Nk'urugero rumwe nuvuga ngo ngiye nshobora kuba ndimo ndashaka amafaranga, sibyo? Ndi kwaplayingira abantu, none wowe ukaza uri umupapa wiviriye ku kazi kandi uti ngiye ndashaka kwaplayinga green card, ariko nyamara amafoto y'abana banye cyane madamu ngiye nayasize mu rugo. Eske tubigenze gute? None uko ngiye nishakira amafaranga yawe ngatongira ati nta kibazo zana tukwaplayingire, sibyo? Abana amafoto y'abana uzayagira gute? Uzayabuyazana nyuma, sibyo? Kugira ngo nibonere bya bitanu, ariko nyamara aho ngaho arimo arakuroga cyane. Ati gute? Nuvuga ngo nugira imana ukaba selected, sibyo? Ukaba selected, urumva ngo hari ubwo se bashyize abana n'umugore wawe, nugira imana ukaba selected ni ukuvuga ngo bizarangira niba wumva ushaka kugenda, bizarangira wa mwana na wa mugore wawe basize, sibyo? Kandi uko tubizi hari umuntu utasiga umuryango we, nese ni wowe utunze umuryango wawe ugiye kubusi, nuvuga ngo bitewe nuvuga ngo ugiye kubura kugenda, sibyo? Ubwo uzaza muri babandi babuze visa. Nakubwiye mu Rwanda tubona visa turi benshi, dutsinda turi benshi, ariko abantu babona visa ni bakeya. Ubwo nawe ujemo tayari kuko nago uzasiga iki, nago uzasiga famille yawe, sibyo? Yes, nukuvuga ngo wa muntu niwe wakubeshye. Wa muntu yaba ari umuntu muzima yari kugira ati ntago byashoboka kuba washyiramo abana bawe cyangwa umugore wawe, sibyo? Mu nyuma ahubwo ubashyiramo muri first entry. Iyo ngiyo tuba tugiye kuko iriya first entry ni ikintu gikomeye cyane bashingiraho kugira ngo baguhe visa. Nuvuga ngo hari amakosa yego wakosora, aho ibyo bita muri DS, mugenzi wanjye arabizi, ukumva bigakunda, ariko hari amakosa nuvuga ngo uyakosoye mu nyuma waraplayinze ibintu bitari byo mu mbere muri first entry bishobora kurangira utabonye visa. Ubwo ako niko kantu ka mbere tubonye. Aka kabiri, urubyiruko rwinshi cyane hano ngaha, wenda hano ngaha turi no mu Biryogo turi Nyamirambo, urubyiruko rwinshi cyane cyangwa se abantu benshi cyane bazi yuko kuri aya makuru ya green card ushobora kwaplayinga uri mariye, ngo nibyo bitanga amahirwe menshi. Icyo kintu wenda ndagira ngo abantu bacyumve neza, uri kumva? Abantu bazi yuko ngiye ni na applyinga ndi mariye nibwo nzabona amahirwe menshi yo gutsindira green card. Aha ngaha ibi bintu abantu babizi nabi, ari nabyo bituma banatsindwa, sibyo? Ntabwo ndi kuvuga ngo nibyo bituma bataba selected, hoya turi kuvuga kugira ngo ubone visa. Yes, ni ukuvuga ngo njewe nimba ngiye kwa applyinga, abantu benshi batsindiye green card n'aba family, n'abantu bafite imiryango, sibyo? None wowe ukagenda muri kiragiwa cyo kuvuga uti hari umuntu wambwiye yuko wa applyinze uri mariye utsinda. Iyo wa applyinze uri mariye nibyo uratsinda, ariko hari uburyo kino kintu abantu bakizi nabi. Mugenzi wanjye arabizi wenda kundusha. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye kwa applyinga green card uka-applyinga ko uri mariye, sibyo? Utari mariye. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba, niba ugiye kwa applyinga uvuga kuri mariye, ugomba kuba ufite attestation de mariage, sibyo? Duvuga ngo niba twarapplyinze muri 2020 mu kwa 10, sibyo? Oya, muri 2021 mu kwa 10. Bivuga ugomba kufite attestation de mariage iri munsi ya 2021. Wenda we n'umugore wawe mwakoze ubukwe muri 2020, sibyo? Icyo gihe urumva iyo attestation de mariage igomba kubiri hariya kugira ngo nugenda muri embassy muri interview uzabere kuti ngewe na applyinze ndi mariye. Uri kumva? Aha ngaha rero abantu benshi bakunze kwa applyinga batari mariye kubera iki? Kubera amakuru mabi bafite. Niba ngo ni wa applyinga uri mariye, niba applyinga uvuga kuri mariye kandi udafite mu by'ukuri umugore, niba ngo nugira n'Imana ukabona umuntu uri kubwira bwa mbere ukamushaka, niba ngo attestation de mariage ugashaka umugore nyine, attestation de mariage izaza n'ubundi iri imbere. Aho hantu sinzi nimba abantu barimo barasobanukirwa neza. Niba ngo attestation de mariage yawe izaza iri imbere kandi yakabaye kuza izaziri inyuma, akagombye kuza mbere. Yes.
ni ukuvuga ngo iki kintu abantu benshi babura visa ku bwinshi kabisa kubera iki bafite amakuru nabi wowe ugiye kwa applyinga ukubisaho kuri mariye nukubitaho kuri mariye kandi utari mariye we aho ngaho rwose nta kintu nakwiza birakurangirana ahandi hantu kuri number of children sibyo ngiye nshobora muri first entry nshobora gushyiraho wenda ko mfite abana batatu sibyo ko mfite abana batatu kandi mu by'ukuri mfite bane noneho muri DS iyo bita form yitwa DS urumva muri first entry washyizeho ko ufite abana batatu muri DS ushyizeho ko ufite abana bane icyo gihe nujya kuri imbasi ukajyana abana bane kandi waravuze ko ufite batatu icyo gihe nuvuga ngo interview ya green card niyo interview ya mbere yoroha ku isi mugenzi wanjye yabivuze ariko nuvuga ngo bagendera kuri truth kukuri ku bintu bigaragara iyo ugeze akantu ko gutana gatoya gusa bita bikurangirana so ubwo rero nsubize na cyakibazo cyawe kugira ngo nsoze abantu baba bemerewe green card n'abantu 55 ariko abo bafata cyangwa se aba selected barenze mu 55 hari n'igihe bijyana mu 129 cyangwa se 119 cyangwa 130 abo ni abantu babaye selected ariko mu by'ukuri abantu baba bakenewe guhabwa visa batarenga ni 55 wakwibaza uti no kubera iki bafata umubare mwinshi w'abantu kandi abantu baba bazahabwa visa ari abantu bakeya ni ukuvuga muri ba bantu ikibazo kijyana n'iki ngiki nyuma y'uko ubaye selected ni ibiki bindi bisabwa nyuma ya selected kuko selected nacyo bigenda ni ukubera yuko muri ba bantu igihumbi baba barabaye selected haba harimo abazabura ubushobozi baba barimo sibyo haba harimo abazitaba Imana haba harimo abazatsindwa nuze interview ari nabo benshi haba harimo ndumva ari abo ngabo yes hari n'igihe ngiye nk'ubu byigeze kumbaho kera resultat zirasohoka ari nyiri mutoya na yari applies ariko sinabyitaho birinda bifunga birinda bigira gute ntiwanamenya n'ibihe byigiye byaze ko nta makuru nari mbifiteho sibyo hari n'abantu rwose bataba bifite amakuru resultat zigasohoka ntibamenye n'igihe zasohokeye kandi ugasanga n'uwo muntu yaranatsinze kuko nabyubuzi nyine uri kumva so rero abo bantu bose niyo mpamvu bafata abantu benshi kubera izo mpamvu so muri ba 55 rero wena ari igihe ushobora gutsindwa muri nk'abantu 8,000 sibyo 8,000 ngo hejuru y'55 bazahita wenda 52 58 59 bahita bamanuka bakahita bajya muri ba bandi 55 bivuze ngo rero ushobora gutsindira green card ariko ukaba ufite case number ya kure cyane case number no kuvuga ngo twari turi handi umaze kubona ko watsinze uramanuka bari ikintu cyitwa case number n'umubare ubutsindiyeho uturutse kuri rimwe no case number no guturuka kuri rimwe kuzamuka ukagera kuri wa mubare bafatiyeho nimba wenda uyu mwaka bazafatira ku mubare wenda tuvuge wenda bazafata abantu 130 case number ni uguhera kuri rimwe kugera ku 130 so bivuze ngo rero biba byizi ufite case number ya hafi hari abantu bafite ma case number mu majana hari n'igihe bishoboka no kuba unafite na case number ya rimwe umuntu wo muri Algeria muri iyi diviro tarishize niwe wabaye wa mbere donc bahera kuri rimwe hari n'igihe ushobora kugenda ukagera ku 100 aho ngaho urumva uko uzamuka muri case number niko uri kutakaza amahirwe yo kugira gute yo kuboneka muri babandi 55 kubera yuko babandi 55 yes haba harimo abazatsindwa visa abazatsindwa interview cyangwa iki ariko ari igihe umwaka ushobora kuba witeguye ibintu byose ubifite nta kosa uzakora ugasanga wenda nimba hari imyaka yaciyemo hatsindwa abantu tuvuga 12,000 ugasanga hatsinzwe 2,000 gusa bivuze ngo nimba case number yawe iri hejuru ya 55 59 50 combien babandi 55 bose nibatsinda bose niba nta bapfuye urimo bose nimba bazaba bari focus bakazayeba result zabo bivuze ngo ukuri hejuru ya 55 ni kugenda urushaho kubura iki amahirwe yo guhamagarwa muri interview sibyo hari igihe bishobora kuba ufite case number ya kure muri 60 combien 59 kugira baguhamagare bigasaba yuko muri babandi 55 ba mbere hazaba hatsinzwe benshi sinimba turi ku cyumba bishobora kubaho muri 2018 muri babandi 55 abantu hafi 25 bashobora gutsindwa bakabura visa sibyo cyangwa bagapfa cyangwa bakagira gute uri kumva abandi 25 akabari wa passing ngo abandi 25 bari hejuru ya 55 bose bazahita bamanuka so bivuze ngo ukurushaho kujya hejuru
kuri case number niko urushaho kubura amahirwe yo kugira yo kubona visa. Arakoze umuvandimwe rero ku bisobanuro byinshi kandi bisobanutse yaduhaye. Mu gusoza nagira ngo mpe umwanya Isa. Murakoze nanone Abdu, icyo nagira ngo se nkugarukaho ni kubyerekeranye n'abana nk'uko umuvandimwe yari yabisobanuyeho. Umwana nawe uri munsi y'imyaka 21 uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ariyo mu buryo bwemewe n'amategeko, ariyo atuyeyo mu buryo bwemewe n'amategeko. We afite green card, ariyo mu buryo bwemewe n'amategeko, cyangwa se yajyanye nayo, niyo yamujyanye agenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe we ntabwo ari ngombwa ko ashobora we umubyeyi washobora kumushyiramo, kubera ko we aba ariyo mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi nta nubwo we aba akeneye iyo green card. Ikindi abandi bana bawe baba mu bindi bihugu, babi Burayi, za Canada na hehe, abo ubashyiramo mu gihe batarengeje ya myaka 21. Ikindi ngira ngo mvuge tutari twigeze tugarukaho, ngira ngo ngaruka wenda mu gusoza, hari uburyo abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bo batariyo mu buryo bwemewe n'amategeko, nabo bakina green card. Ntago bivuze ngo green card ikinwa n'umuntu utari muri Amerika gusa. No kwanga nk'umuntu tuvuga urugero wagiyeyo nta byangombwa afite, yisanzeyo yagiye mu buryo butandukanye, ariko nawe ari gushaka uburyo yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha, nawe akina green card. Akina ariyo muri Amerika, akavuga ati nawe yuzuza biriya bisabwa kugira ngo byose nawe akuzuza nk'uri hano i Kigali. Nigeze nabona ari akarubangura muri first entry y'uyu mwaka ushize, umuntu yanditse icyapa ngo twebwe ngo umuntu ngo bibakine ngo umuntu twebwe ngo dukorera application ngo bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bintu amahirwe y'umuntu uri muri reka tufate urugero, muri Amerika hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bashaka kubayo mu buryo bwemewe n'amategeko, bashaka kugira ibyangombwa byemerewe by'abimukira nka green card. Bariyo mu buryo butemewe n'amategeko, birirwa bacenga kugira ngo babeyo. Abo bose iyo green card yaje nabo barakina. No kuvuga ngo kandi ntago nabo bafata nyine ni ya mahirwe, bashfata 2, 10 gutyo, nkuko nano mu Rwanda umva ngo bafashe aba nabo. Rero nazagira umuntu uzababeshya babwire ngo ngewe ngo ndi gukora application z'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo nibyo bitanga amahirwe. Hari n'abakora ikosa bakandika kariho bari kandi atariho bari. Iryo kosa uramutse ubaye selected, kugira ngo uzasobanure ukuntu wari uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utagaragaza uburyo wari uhari, ugaragaza impapuro z'inzira, ugaragaza, ntabwo ibyo bintu wabyikura mu nzara, ntabwo washobora kubona visa. Rero abantu bazajye bitonda, bashaka abantu bafite experience babafashe mu gihe badashoboye kuba babyikorera, bashaka abantu babafasha, abantu barari babisobanukiwe hano hanze, kugira ngo uramutse ugize amahirwe yo kuba waba selected utazabura visa. Kandi iyo wageze kuri stage yo kujya gukora interview ubu maze gutakaza amafaranga menshi cyane, ngaye baze rero ujye ukabura visa bamajije gutakaza nayo mafaranga. Rero muzajye mwitonda abantu bakajya bababeshya, abantu bazajye bashaka abantu bafite experience muri ibyo bintu kugira ngo babafashe. Barakoze rero abavandimwe ku kiganiro cyiza kandi gisobanutse baduhaye ku byerekeye green card. Icyo twasozerezaho nuko nabashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu ya Tumenye, ugasiga umwanya BTV, mugakora like, mugakora share mu magrupe yose murimo. Mbashimire umwanya mwaduhaye wo kugira ngo mwumve iki kiganiro kuri green card. Ni ikiganiro kigari cyane, nakagaruka. Dutegereje commentaire zanyu n'ibisubizo byanyu, hanyuma ubutaha tuzagendera ku bibazo mwagize, noneho twongere tubatumire bagaruke basubize ibisubizo muzaba mwaragize muri iki kiganiro. Turabashimira, tubifuriza ibihe byiza, muhorana amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Hasta la vista.